muntu wese ugurisha umutobe wa Salamu aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, aka kanya tuvugana fata umene, niba waranyoye n'ibishoboka ujye kwa muganga urebe ko uhagaze. Ni inkuru iri gucikana hirya no hino ivuga ko umuntu waba warigeze kunywa kuri uyu mutobe witwa Salama, kumba kuzireka cyangwa akaja no kwivuza. Rero ni inkuru yacicikanye aho inganda enye zafunzwe. Izi nganda enye zafunzwe zizira ibintu bitandukanye, ubwo polisi na RIB n'izindi nzego zifatanyije zakoze umukwabo mu igenzura bakoze, ubwo hari bimwe basanze bidafite ubuziranenge. Byatangajwe na Dr Murangira Thierry ubwo yaganiraga n'itangazamakuru kuri wa 20 Ukwakira umwaka w'2025. Uyu akaba ari umuvugizi wa RIB. Yavuze ko iyi operation Salamu yatangiye tariki 15 kugeza 17 Ukwakira umwaka w'2025 mu Rwanda hose. Iki ni igikorwa ngarukamwaka kiba muri buri mwaka, aho polisi ifatanya n'izindi nzego mu kugenzura bimwe mu bikorwa iri kugenzura ibikorwa byose biba bikorwa harebwa ibifite ubuziranenge n'ibitabufite. Ni muri urwo rwego rero habonetse izi nganda enye zafunzwe kubwo kutuzuzwa ibisabwa no kubangamira kwica ubuzima bwa muntu. Harimo rero uruganda rwitwa Joyland Company Limited. Uru rukaba rukora umutobe witwa Salamu. Rukaba kimwe bimwe mu byo rwazize uru ruganda harimo umwanda ukabije. Nanone rukaba hajemo ko rwihaye uburenganzira bwo gukora ibizwi nka Stereo Wireless byo koza amasafuriya. Ibi ni bimwe rero byasanzweho ko ari umwanda, bikaba biteza akaga ku bantu ndetse ku banywa iki kinyobwa cya Salamu. Uru ruganda rubarizwa mu karere ni muri Nyarugenge, Mageragere, umurenge wa Mageragere. Hakaba hari abagendeye muri uyu mukwabo, abafunzwe bitewe n'uru ruganda, harimo abayobozi b'uru ruganda n'abakozi baho, ndetse na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bahishiriye amakuru nk'aya. Zimwe mu nganda zindi zafunzwe harimo rwitwa Sky Blue Limited. Iki ni ikinyobwa rukora ikinyobwa cyitwa Intwari. Rukaba ruherereye mu karere ka Gasabo. Uru narwo rwahagaritswe nanone, narwo rwazize umwanda. Urundi ni urwitwa N&P Limited. Rukaba rukorera muri Nyarugenge narwo, ndetse nyirarwo nawe akaba yanatorotse. Rukaba rukoresha ikinyabutabire cya etanolu. Kikaba gifite inzoga yitwa Ibyuma. Ibyuma abantu bari kubinywa cyane.
rero uru ruganda narwo rwahagaritswe, rukoresha ikinyabutabire cyitwa etanolo mu buryo butemewe n'amategeko. Urundi nanone nyuma y'izi nganda hafunzwe farumasi 8 nizo zafunzwe nyuma y'igenzura, aho izi farumasi zimwe zari ziri gutanga ibinyobwa zari ziri gutanga bimwe mu byataye ubuziranenge. Rero iri genzurwa ryakozwe hakaba hasize ibintu bifite agaciro gateye gutya. Hari ibyo iri genzura byahise bihagarika kandi ubwo bikaba byapfuye, harimo miliyoni 36 z'inyama zatwarwaga mu buryo bunyuranyije, butemewe, butameze neza. Miliyoni 67, ubwo ni ibicuruzwa bifite agaciro k'izi miliyoni ndi kuvuga, n'ibinyobwa miliyoni 67 z'ibinyobwa, izi nazo zahatikiriye. Nanone abantu batawe muri yombi muri iri kusanya ni abantu 72, abo nibo babaye bafashe. Nanone hakaba hafashwe ibiro by'urumogi 70. Nanone hakongera hakaba ibifite agaciro ka miliyoni 1 by'ibicuruzwa byataye manda. Ibi nabyo ni ibindi bicuruzwa byabonetse. Nanone hakaba hari amavuta y'ibihumbi 163 bifite agaciro ni amavuta yo kwisiga afite agaciro k'ibihumbi 163. Aya nayo yahise ubwo nayo yarataye manda, atujuje ubuziranenge, kuko izi nganda kimwe mu bintu bagiye bazishinja byinshi ni isuku ndetse no gukora mu bikoresho bitemewe, na poroduwi baba bari gukoresha ziba zitemewe. Murumva aya mamiliyoni rero y'ibyahise bitikirira biba imfabusa. Namwe nimwumve izi za nguvu, ibyuma babihagaritse rero, cyane cyane urubyiruko rwari ruri kubyibandaho cyane. Leta iti tunywe resi. Nanone abantu bari kwitwaza ngo ni abashoramari, ariko nubwo waba utanga imisoro neza ariko udakurikiza amabwiriza leta iba yatanze, ntacyo bivuze. Amategeko araguhana iyo asanze wanyuranyije nayo. Ni ukumara guhabwa icyangombwa cy'ubuziranenge bagahita bahindura ibyabo. Rero natwe ababyakira, ababigura, ni ukujya turaba maso cyane. Niba ari byo ugiye kugura ukabanza wareba ko biriho, ko byarangije, ko byataye manda. Nanone abanywa nabo nta gupfa kunywa ibije byose, nanone nubwo biba byarakozwe. Nanone kandi natwe abantu ugasanga umuntu ari kuva mu itorero, ari kuva mu by'Imana, ugasanga ni nkizi ari kujya kunywa. Ngaho rero usanga ubuze byose, ugasanga wiyangirije ubuzima, mwumvishe ko ari ukujya ku bitaro.
ni ahacu, ni aha buri wese kugira ngo tubashe kwiyitaho nk'imibiri yacu, kuko nabyo biri mu byo tuzabazwa, kandi tunashimira leta iba yateguye igikorwa nk'iki, kuko nabo bashyizweho n'Imana. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, kandi nanone tukurarikira kuzakurikira n'ibindi biganiro bitandukanye, nanone tugusaba gukora subscribe niba uri mushasha.